Nguhaye ikaze kandi nk'uko bisanzwe urabizi ngushyira nkubaza ku mutima, nifuza ko utagira irungu ariko kandi tukarusha twinjira neza mu buntu bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo rero wongere nguhe ikaze wogene hino, kandi wowe ukomeje kumpa inama n'ibitekerezo ndagushimiye Mana yanjye. Imana ikumpera umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma nagira dusenga Imana tuganire ku ijambo rito rito numva riri ku mutima wanjye. Nyagasani Imana, turagushimiye, tugushimiye ko udahinduka, tugushimiye ko ari wowe Imana irinda isezerano, tugushimiye ko ari wowe usezeranya ukanasohoza icyorere cyawe. Tuguhaye ikaze rero muri uyu mwanya kugira ukomeze kubana natwe muri iki kiganiro, ukomeze kubana natwe buri wese ugiye gutega amatwi iki kiganiro mu umugisha wawe, mwagure muri byose kandi muri iri jambo ryawe nemo ihushya n'ihumure. Urakoze ko uri Imana mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe, Imana yacu ihimbazwe. Maze iminsi ntekereza ko ku bintu nka bingahe, ariko katuganire ku ijambo bita isezerano. Hagiye abantu bagirana amasezerano, hari ay'ubugure, hari n'ayatandukanye. Amasezerano ari uburyo bwinshi, ariko katuganire ku buryo bw'amasezerano. Hari igihe abantu basezerana bagahana isezerano avuga ati igihe n'iki bizagenda gutya, igihe n'iki bizagenda, ariko hakabaho impamvu zishobora gutuma aya masezerano ataba. Abantu ugasanga nyine ibyo basezeranye ntibabisohoje, ugasanga undi cyangwa se yagize kunanirwa abivuyemo, ugasanga mbega amasezerano duhananye nta kundi. Nagira ngo rero tubiganireho gatoya. Buriya abantu bahinduka kubw'umugambi bafitanye, bagahinduka ntibibe bikibayeho, ariko nagira ngo ubwire ko Imana yacu, Imana yo mu ijuru, ariyo yonyine ishobora gusezeranya umuntu isezerano ntimuhanane naryo, mbega ikarikurikirana ikabana n'umuntu yahaye isezerano kurinda risohoye. Imana ishimwe. Turashimira Imana rero ko Imana niyo yonyine ishobora gusezeranya umuntu ikimusezeranyije igihinduke. Imana yonyine niyo yonyine ishobora kuzirikana icyo bavuganye n'umuntu kandi kikaba. Imana yacu